uryohewe n'ukuntu agakiza kameze, hanyuma mu nyuma uciye ku ruhande uragiye. Wagiye ute? Wagiye he? Byari bimeze bite? Narakoraga nkaniga ariko nkanagira gute nkabona n'umwanya wo gusohoka. Niba nabaga mfite akazi mande namekanga gashobora ko weekend itapfuye ubusa. Najya nko gusenga, nagera mu rusengero nkumva ndababaye. Apana kwa kundi najyaga mbabara ndi mu cyumba ndyamye, cyangwa se kwa kundi nirirwaga mu rugo n'abandi imbere y'Imana nkumva ndababaye, nkumva sinishimye. And then nkaya ntangira gusenga mvuga ni Imana kweri wampaye umunezero, ndashaka kunezerwa. Avuga ati ngira Imana, ndabibwira ati reka ninjya nzabase mu nzu njye numva mfite amahoro, kuko ibyo byose nubwo nayibagamo naravuga ati nta mahoro mfite, nkumva sinishimye kandi nakisuzuma nkabona ibintu byose birahari ariko nkumva sinezerewe. Shalom, shalom bene data, muraho neza, mbahe ikaze kuri The Grace Note Podcast. Uyu munsi dusubiye muri cya gice cyacu From Darkness to the Grace. Ni igice tugiramo ubuhamya, tugahabwa imbaraga na bagenzi bacu baciye mu bigeragezo kandi bakabinesha. Uyu munsi turaza kuganira kuri depression. Tubahe ikaze. Nkuko twabibabwiye, twinjiye muri cya gice cyacu duhana amaboko. Impamvu nyita guhana amaboko nuko umuntu aba ari gutanga ubuzima bwe kugira ngo bagenzi bacu baciye muri bya bindi cyangwa bari kubicamo bagire ubuzima cyangwa se bagire icyizere cy'ahazaza. Tugiye kuganira ku ngingo From Darkness to Grace, and dufite umushyitsi udasanzwe, umukobwa mwiza cyane araza kutwibwira. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nkuko bivuze ndi umukristo. Amazina yanjye ni Giselle, nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. Ndamuhamya kandi ndamwemera. Amen. Uvuze neza cyane. Watubwira gato ku rugendo rwawe rw'agakiza nk'umukobwa mwiza ukijijwe? Murakoze. Urugendo rwanjye rw'agakiza ni rurerure ariko twabiganiraho in details. So nakiriye Yesu Kristo muri 2021 byanjemo numva nshaka kuba umukristo, ariko nkumva nyine kugira ngo numve ko ndi umukristo ngomba kubatizwa. Mbijyamo ndabatizwa nitwa umukristo, ngira aho mbarizwa biranshimisha. So nkimara kubatizwa, yo Mana yanjye, iyo umuntu abatijwe ibintu birahinduka. Iyo umuntu abatijwe ibintu birahinduka cyane cyane. Byambayeho nkimara kubatizwa ibintu byarahindutse, uhita wumva wabaye mushyashya, wumva hari imico, hari ingeso uretse, urihana ibintu byose ukabireka. Ariko demo yitabibaye mu maso ari igihe wisanga aribwo uri gukora icyaha cyane. Nanjye byambayeho rero, nkimara kubatizwa nyuma nk'umwaka nk'umwe nk'ibiri nagiye nsubira hasi. Nkurikije ukuntu natangiye ndi umukristo, nagiye nsubira hasi kuri point yuko naje kubivumbura nyuma, igihe cyararenze, ariko I'm glad ko Yesu Kristo atigeze andeka icyo gihe cyose. So ni birebire. Urabitubwira dufite umwanya, reka turanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yesaya 41:10. Haranditse ngo ntugatinye kuko ndi kumwe nawe, ntugacike intege kuko ndi Imana yawe, nzagukomeza kandi nzagufasha, nzakuramira. Twinjiye muri urwo rugendo waciyemo hagati, nibaza ko ariko tugiye kwinjiramo. Urakijijwe, umazije gukizwa, uryohewe n'ukuntu agakiza kameze, hanyuma mu nyuma uciye ku ruhande uragiye. Wagiye ute? Wagiye he? Byari bimeze bite? Turaza no kugira uburyo wagarutse. Reka mbere ukuntu nagiye. Nyamara kubatizwa, Satani yaranshutse ambwira ko
like umwanzuro nafashe nihuse cyane, hari ubuzima ntigeze n'exploring. And then ndavuga ni kwa Yesu, like ushobora kubiparika uyu munsi ejo ugasubirayo, ariko ibintu ntinabikora kino gihe, hari igihe ntazagira umwanya wo kubikora. Sinzi, numva ni satani wanshutse. ntangira gutyo mba mu cyaha. ushobora kwezi icyaha cyari iki, ariko icyaha uburyo nakisanzemo ushobora kuvuga ko nagitewe no kuba ndumva like ndi lonely. ariko iyo umuntu abaye umukristo hari ukuntu atangira kugenda abura inshuti. So iyo atangiye kubura inshuti aravuga ati se wayi ndi kubura inshuti, ugatangira kugira ngo we gufiringa lonely, utangire ushake inshuti zizajya nyine muba muri kumwe. uko kuntu rero nashakaga inshuti niko nagendaga njya kure. nari meze nk'umuntu like uri kubeginga kuba uri kumwe n'abandi bantu. avuga ati niba nshaka kuba ndi kumwe na runaka akaba ari ahangaha, reka ngende mbe ndi kumwe nawe. ukabaho ku bwawe. nkagenda niba wenda yicaye ahantu ari kumwe n'abandi bashuti be, nkumva nta kintu bintwaye kubera ko nanjye ndashaka kuba inshuti yiwe. nkumva nyine ngomba kubaho like nyine muri ubwo buzima, nkumva inshuti nyine biragoye nyine nkumva ko bigoye kubona inshuti. kugira ngo ube inshuti n'umuntu bisaba kuba wavunitse. nkumva ko niba ari no mu byaha, nkumva ko ashobora guhinduka kubera ko wenda twabaye inshuti twamaze kumenyerana, nkumva ko wenda azahinduka. And then Koli, ntabwo wapfa guhindura umuntu. Demo ubana n'abantu bakora ibintu birangira ufashe imico nk'iyawe. kuko ubwe arihindura. wowe ubwawe iyo umuntu ashaka guhinduka ntabwo ikintu we wabikoraho, kereka we byamujemo. so njye rero narishukaga nkibwira ko nimara kuba inshuti nawe hari uburyo tuzongera nyine tukamera nyine nk'inshuti, tukaba tujyana mu rusengero. And then ariko icyo gihe nari ndumva batereka shaka inshuti ne gufiringa lonely, nicyo gihe natangiye kujya nkora nyine icyo twita icyaha. kuko Bible iravuga ngo ikintu cyose ukoze umutima wawe udafite kwizera kiba ari icyaha. so navuga ko natangiye like nakira Yesu Kristo, don't judge me. No, we don't judge. We don't judge. Byarangiye aha turwamye Kristo. Mbere yuko mbatizwa nari ntazi ngo muri club bimera bite. Yego. I started being in the club. Kodi numvaga muri ariho ahantu hambere haba ibyishimo. Like nkumva nyine feel like shaka kugira inshuti, shaka kuba kumenyana n'abantu, shaka connection. Ugomba kujya ahantu hari abantu benshi mu kavuyo byacitse. Nanjye niko natekerezaga. Nkumva ko ngomba kugenda muri club nkajya gushaka inshuti. To the point najyaga mbura umuntu n'umwe umbwira ngo tugende dusohokane. avuga ati ndajyayo, ntabwo ndi buryame ntagiye muri club. Njyewe ubwanjye ngategereza amasaha kwa kundi uvuga ati wenda muri club bagenda nka 4:00 5:00. avuga ati I'll be ready that hour. nubwo nta muntu mfite ariko hari abantu twamenyaniyeyo, nshobora kugerayo ngasanga hariyo umuntu nzi, ntabwo ndi bubaze kuba ndi njyenyine. kandi nkajya nifata njyewe ubwanjye nkijyana. nkavuga ati hari abantu tuziranyeyo, ntabwo nduze kubura umuntu uhagaze iruhande rwanjye turuze ko turi kuvugana. And then namara kubigenza nka gutyo n'abandi yo nkumva ndishimye. ariko n'abandi nko mu nzira naha ntabwo nise what is the purpose of this. nkumva ubundi iki cyari cyanjyanye hariya. nkumva igihe nari nishimye, ariko n'ubundi umunezero nari mfite n'uwako kanya byahise birangira. nkumva n'ubundi ndacyari njyenyine. And then bibaho ngaho gutyo, ariko nkavuga ati wabona ariko wenda iyo umuntu ari gukura, iyo umuntu bigenda gute, nkabona ariko bigenda nanjye nzabimenyera. abantu bose baba baranyuze mu buzima buri hard, nta gihe umuntu abaho nta nshuti afite. nkajya mbyibwira mu mutima, ariko kuba nabikora bikananira. ukuragaho amafaranga se ko nzi ko kujya hariya ahantu nari mfite akazi. wari ufite akazi? narakoraga. And then narakoraga nkaniga, ariko nkanagira gute nkabona n'umwanya wo gusohoka. niba nabaga mfite akazi Monday, namekangaga ashobora ko weekend itapfuye ubusa.
urumva hari ukuntu twe twakoraga ahantu nakoraga twakoraga mu mashifuti twakoraga mu mashifuti ubwo niyo tuvuga wenda niba shifuti yanjye yarangiye saa 5 nagendaga niteguye uvuga ati ndava kuri shifuti mpite nkomerezaho nzaryama the next day nzaruhuka nyine umunsi ukurikiyeho mbaho gutyo hangenda kuri shifuti niteguye kugira ngo weekend sinze kugira gute ntize kurangira nasohotse bibamo and then ariko kubera ko nayifatanyaga no kwiga bikajya bingora avuga ni reka ngabanye ukuntu nsohoka banze mfokasinge ku masomo ndavuga ni okay ubwo nta reka ngire inshuti zo hanze zizajya zifasha muri communication zikubwira byabiri duconnectinge bandangire ariko ngiye n'abashuti bo ku ishuri bazajya bamfasha bigenda gutyo ngira abanyeshuri twiganaga n'abandi nko ku kazi kugira ngo mbanze menye neza ahantu ndi bujye nkabanza nkabaza bombi mbanze mbaze ku ishuri numva uko bimeze ninumva bikomeye ndajya ku ishuri ninumva nta bidakomeye cyane ndisohokera nijyanire n'abandi bashuti banjye and then bigenda gutyo ako nkajya mbona nkabona nyine biri kumvuna kuko niba utagize umwanya wo kuruhuka niba uri bujye mu kazi wenda nka 2:00 watashye saa 5 saa 7 urumva uraza kuba unaniwe kuri naragenda nanuka ubu ngubu narabyibushye narananutse urumvaga nabaga ndi kuri pressure kuvuga ati abashuti banjye dusohokana batambura ariko nanone like school fees ntipfa ubusa rero natangiye kuba depressed n'iryari urumva ukuntu uvuga ati abashuti banjye hombi batambura and then ukabona bari kugenda ahubwo bagenda bakuburiye bakwanga nyine bamera nk'abaguhunga bakuze iki byenze gute urumva ukuntu byagenze hari ukuntu abashuti bacu babashaka nyine nabo duhure urumva umwanya munini nawuherezaga abo twasohokanaga cyane twajyanaga mu byisi and then nabo ku ishuri umva twahuraga nyine tukaganira ibyo ku ishuri ariko babaga bakeneye ko nitugutumira ahangaha uze kuhaba ntibibe ibyo ku ishuri tugire n'ubundi bushuti busanzwe butari ubwo mu ishuri nkumva nyine sindi kubisobanukirwa rero and then najya ngera nko mu ishuri najya njya nko kubasanga nkabona wapi none ntabwo bari kuvuga kaguhunga avuga ni buriya no kubura ushize barantumiye sinaboneka buriya bandakariye ndeka ndibe nk'ikintu nakora kugira ngo bareke gukomeza kurakara kuko bandakariye urumva ubuzima bwanjye bwo ku ishuri bwagenda nabi natangira kujya amasomo mfata I tried like kwa kundi uvuga ati ntabwo mfite abashuti benshi ku ishuri bona university barize ariko bakeya mfite bampereza amakuru ahagije ambwa ati tugeze akangaha n'ahangaha bakakwupdating so rero iyo bagiye bakagendera icyarimwe usigara wibaza ubundi kwe kibombi mu mwanya nkongera nkibaza ese ntabwo baba patient boko batakwihanganira boko batanyihanganira boko batanyihanganira ari ukuntu uvuga ati ntabwo nshaka kujya muri gahunda zabo bataza kuvuga urakabya nawe avuga ati nimbaho umwanya munini cyane hari igihe bataza kubikunda ariko se nkamenye ko like iyo ibintu biri bube biba biri bube iyo ibintu biri biba biri bube and then ngeze aho ngo nkajya mbona ntabwo banshaka ndavuga okay niba batanshaka how can handle muri university ubundi umuntu arimenya ariko hari ukuntu uzi abantu baguhereza amakuru bose nanone nzongera ndavanaho abandi bazajya bambwira ko mba najagara mba nagiye ariko birambabaza icyo gihe birambabaza urumva niba ukora ikintu kugira ngo wumve uri comfortable kumwe n'abandi bantu iruhande rwawe ndende ukabona abantu bari kugenda birakubabaza none iyo byitwa ngo nibo nshuti wamenyanye nabo mu kigero nibo mwatangiranye and then one day ukabyuka ukabona baragiye uba depressed to the point najyaga ntinya kujya ku ishuri najyaga ntinya kujya ku ishuri muri club nkajya ntinya kujya ku ishuri nkavuga ni ninjyayo nta muntu uri buze kuba wicaye iruhande rwanjye ubu se ndatendinga classe
amasaha abiri arangire ndi njyenyine nta muntu turi kuvugana. And then nagerayo nagerageza kubegera akabona nyine hari ukuntu abakobwa bamera kumva nyine iyo bakwanze baba bakwanze ntabwo baba bashaka kukuvugisha uko wafosinga ibintu byose ntabwo bikunda. Then ngiye bikambabaza nkumva noneho ndi gutinya kugera mu ishuri kugira ngo ntaza guhurirayo nabo. ngira ngo nkajya ntinya kujya ku ishuri batereka mfakasinge ku kazi n'abandi bashite banjye abo kwisohokera abo ngabo nyine batajya bandisappointinga. Bibaho ngaho ariko nabyo bigira igihe bigashira kuko ari igihe kigera ukavuga kuko icyo gihe ndabyibuka nari mfite akazi. Akazi kanjye nari mfite contract yanjye irangiye banga komereza yindi. Birancanga neza ndavuga ati kwe kibibirire icyarimwe inshuti ziragiye n'akazi nako se bise byanga nkumva niba bigiye niba bashite banjye ku ishuri byanze n'akazi byanze nkumva ntabwo nzabona amafaranga azajya ngira gute azajya mpuzana ba bandi twajyaga dusohokana. nuko uzi kuba baramenyereye gukora wumva nta kibazo utagira ikibazo cy'amafaranga like aho bagutumiye ujyayo kuva nta kibazo nyine. And then ukabyuka ugasanga akazi kahagaze nabaye depressed nkajya basuna ubundi akora amafaranga nkumva nanjye bwanjye sinde kubitekereza. wari utakigiye gusenga ntakijya no gusenga narasengaga se ntabwo najyaga gusenga cyakoze ari igihe nka rimwe nabaga ngiye nko kuryama nkavuga ni reka mbanze nsenge. Niba narasengaga umwanya munini ni nk'amasegonda 30 Mana ndagushimiye iki n'iki 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 ngahita ndyama bikarangirira aho ngaho. And then akazi karangiye nibwo nabonye ko ibintu bitangiye kuba seriye. Ubona ko ibintu byabaye seriye nirirwa mu rugo icyumweru cya mbere urumva hari igihe utari kubyitaho cyane. Icyumweru cya mbere icya kabiri wajya ukenera nko kujya ahantu ukabanza ukababwira ati ngiye ahangaha ugasaba mu rugo amafaranga akujyana. Warangiza wamara kubasaba amafaranga akujyana aho ugiye ukagerekaho gutaha utinze. Bigeraho ngaho mu rugo barabirambirwa batake niba nta kazi ufite icara ahangaha jya ku ishuri tukumenyera ibyo ku ishuri ariko izindi gahunda zawe za hato na hato zidasobanutse zigabanya. Nkumva noneho nkumva ntabwo nzabishobora. Natekereza ukuntu ku ishuri nta nshuti mfiteyo natekereza ukuntu ngiye kwirirwa mu rugo nkumva birangoye. And then bibaho ngaho ariko icyo gihe cyose naratengaga gakeya nta n'amakuru yo ku ishuri nari mfite kugeza igihe examen cyageze. Examen urumva hari Mount Kenya hari ukuntu bajya bagera tujya season exam. Nagiye gukora examen ibi bintu nta bantu babizi. ntabwo ugeze winjira muri class. Nari nzi ko nzagenda ngakora examen nk'abandi bikarangira ubuzima bugakomeza. Nasanze iyo semester ntarayize. Urumva kubera stress no kwanga no gutinya ko uri buze gufesinga n'abantu mutakivugana ugera ngaho umwanya nyine ntumenye aho amakuru ageze ntumenye ngo bigenda bite. Urumva kenshi abo bashite banjye nibo bambwiraga tugeze kuri ibi ngibi registering ibi ngibi kurikirana ahangaha watendinga iri somo rirakomera. Urumva communication nta yari igihari ntabwo namenyaga ukuntu ibintu bimeze to the point nayimenye ngiye muri exam ndavuga ni ibi bintu ntabwo ndi bubibwire iwacu. Habigenje gute? Ndavuga ati ibi ntabwo ndi bubibwire iwacu ndabiceceka ndabyigomanira. Winjira muri exam sinazikora ariko ubwo nyine nkajya mvuga ati kubera ko nagiye mu rugo ko turi muri exam bajya babona ndi kwirirwa mu rugo bazagira gute bazamvumbura. Nkajya ndeba nk'ahantu nkagenda nko ku ishuri hafi yo ku ishuri nkicarayo. Biri seriye nkajya ngenda nko hafi yo ku ishuri nkicarayo nabona abanyeshuri ba mbere basohotse bavuye nko muri exam nanjye ngahita nongera nkagera gute gataha.
mu rugo bakagira ngo examen nazikoze. minervare n'ibiki. Urumva minervare kubera ko nari narayishyuye nta kibazo nari mfite. Numvaga indi semestre izakurikiraho nzayaheraho. Ariko nkumva sindi bibibwire mu rugo. Bibaho ngaho birarangira and then ariko nkumva umutima wanjye urababaye. Nkumva umutima wanjye urababaye kuko ntabwo nibazaga ukuntu mbuze inshuti, mbuze akazi, and then n'isomo n'amashuri nabaga ngiye gufokasingaho nayo mbona biri kwanga. Nkibaza ubundi ubuzima bwanjye bufite ikihe cyerekezo. Nkaya ntangira kwicara ku none iyo uri kwirwa mu rugo witekerezaho, kuri witekerezaho ukiheba. Kongera ukigarukaho. Witekerezaho ukiheba, kuko kuri point nageze aho ngaho nkajya nitekerezaho nkumva ndababaye. Nkumva ndababaye, nkumva sinishimye, nkumva sinezerewe, najya njya no kuryama nkabura ibitotsi. Nkabura ibitotsi nkumva mu cyumba cyanjye niho hantu hakonje hatajya haba ubushyuhe nyine. To the point nababaraye like ibirandenga, nkajya ntinya kujya kuryama mu cyumba njyenyine. That's a depression. Nkajya kuryama mu cyumba kwa mama. Byaba byize nko mu hagati kwa kundi uri nko gutekereza ibintu byinshi ukavuga ati ariko izi saha yasinziriye, reka ngende njye kuryama mu cyumba cye, araza kwicura yumva ndi iruhande rwe ntabwo ari bumenye uko byagenze. Hanyuma ncunga bigezemo hagati nkabyuka nkajya kuryama mu cyumba kwa mama, yakicura akansanga mu buriri ngo bite kuri hano, hamubeshya ngo mu cyumba cyanjye hari hakonje cyane, ntabwo nari ndimo nsinzira. Simubwire ko mpangayitse ndi kubura ibitotsi kubera ndi gutekereza ibintu byinshi. Nkumva nibimubwira avuga ati wajya ureka, noneho mama afite ukuntu ajya kubwira Imana niyo ibigena ibintu byose, niba bimeze gutyo bizakunda biha igihe, Imana niyo ibitanga. Nkumva uko ari kubimbwira nkumva ntabwo biri nyine, ntabwo nabisobanukirwaga. Nkavuga ati se niba Imana iba ihari yemera ko ibintu bigenda icyarimwe mu mezi abiri byose aka kanya ukabyuka ugasanga nta kintu na kimwe usigaranye, simbyumve kuri none bigera aho ngaho kubera kumenyera ko nsinzira ndi mu cyumba kwa mama. Bagera ngo bati se bite, ni iki kitagenda, ufite ibihe bibazo? Ngerageza kumubwira nyine mo gake, ndamubwira nyine abashuti banjye twiganaga barambabaje, baranyanze and birambabaza. N'ubu ngubu ndi kwirirwa hano nta muntu n'umwe umvugisha, nyine mba ndumva ndi njyenyine. And then akajya ambwira ariko inshuti nyine ubwo nyine they mean to go, uzabona abandi beza, gatse twe ntabwo duhari. Nkumva nyine ibyo ari kumbwira sende kubyumva, base famiye yonyine ibihagije, rego umuntu abakeneye n'abandi bashuti ku ruhande. And then mbaho ngaho biragrowinga, nkumva ndi njyenyine, nkumva kandi azashaka kuba ndi kumwe n'abandi bantu nyine bankunze bari bugire ku rukundo, ntari gufosinga nyine. Nkuko kuri najyaga mbigura nkavuga ati ndabasohokana cyangwa se nkakora nk'ibintu kugira ngo nkunde mba pleasinge. Nkumva nyine ndashaka ko nanjye icyo gihe ndemo baza kuhaba banyerekana urwo rukundo nanjye nagiye mbarizwa. Kuko niyo nshuti ashaka kumbwira ati Sasha mfite ikibazo iki ngiki, wamfasha gutya, mbona tuvuge financially, wamfasha gutya, aba nabimukorera. Njye ntabwo nari nkeneye like being there financially, emotionally nicyo kintu nari nkeneye. Nkumva noneho sindi kubibona. Uzi ko ukeneye ko umuntu abaha emotionally ntawibone. Birangora. And then bigeze aho ngaho nongera kubona akandi kazi, niyadaptamo ngira abandi bashuti, ariko akazi nari ndimo nkoramo harimo abantu bakuru b'abamama. Avuga ati ninkora iki ngiki neza na twa duco twanjye two mu muhanda, bati kano kana ariko ni n'akamayibo, ngerageza kwihishira. And then ariko ngabanya uburyo najyaga nsohokamo, ntangira kugira gute, ntangira kujya gusenga. Yesaya 1:18 haravuga ngo naho ibyaha byanyu byaba bitukura tukutuku,
imana irabyeza ikabihindura umweru nk'urubura. Nyuma yo kurikonesa ibyo bintu byose waciyemo, nyuma yo kuva muri depression, nyuma yo kujya, urumva ko icyaha cya mbere wakoze n'icyo kujya gutesitinga Imana ukavuga ati ningaruka izambabarira, koko nyine irababarira, ariko nyine nyuma yo kujya gutesitinga ubuzima bwo hanze, nibaza ko ushobora kuba waraciye muri bwose ukabibona, waje kugarukira Imana gute? njya kugarukira Imana rero nagarutse mfite ubwoba. Ufite ubwoba? nagarutse mfite ubwoba nkavuga nti Imana ibyo byose yararakaye, kandi nzi icyaha icyo ari cyo, kuko hari ukuntu iyo uri kwiga Bible bakubwira ati iki cyaha Bible irabivuga, ntukibe, ntugasambane, ntukabeshye, ntugakore iby'isoni nkeya, ntukifuze. Nari mbizi neza, nzi icyaha ni iki ngiki. Ndavuga nti kugira ngo ntaza kwisanga nakoze icyaha, reka njye ngendana Bible mu gikapu cyanjye ukagikorana nayo. nkavuga ni kuri point ndajyaga njya kugura nk'igikapu cyo kujyana wenda nko mu kazi cyangwa ku ishuri, nkabanza nkamekinga ashobora ko Bible izakwirwamo. Mu mutima nkibwira ngo ninza kuba mfite Bible mu gikapu cyanjye nagendanye, ntabwo ndi butekereze gukora icyaha, kuko ndaza kuvuga ati kwera umuntu ufite Bible akora ibintu nk'ibi ngibi, kuko numvaga Imana aribwo iri mu ruhande rwanjye. Kugira ngo mbyirinde, reka ngire gute, reka nyigendane Bible, ninjya kwisanga nakoze icyaha ndavuga ati ibi bintu ntabwo byari bikwiye, usi umuntu ugendanye Bible akora icyaha. Biva aho ngaho nkavuga ati kandi njya guterana, njya guterana ntangira kujya njya gusenga, ariko njya gusenga nimugoroba mvuye nko mu kazi. Urumva naravuze ati umwanya najyaga njya muri club, reka mureke, reka njye mu kazi, niva mu kazi njye gusenga, at least nahe ndyamye. Najya mva nko mu kazi, najya nko gusenga, nagera mu rusengero nkumva ndababaye. Apana kwa kundi najyaga mbabara ndi mu cyumba ndyamye, cyangwa se kwa kundi nirirwaga mu rugo, n'abandi imbere y'Imana nkumva ndababaye, nkumva sinishimye. And then nkaya ntangira gusenga mvuga ni Imana kweri wampaye umunezero, ndashaka kunezerwa. Avuga ati ngira Imana, ndabwira ati reka ninjya nzabase mu nzu yanjye numva mfite amahoro, kuko ibyo byose nubwo nabibagamo naravuga ati nta mahoro mfite, nkumva sinishimye, kandi nakisuzuma nkabona ibintu byose birahari, ariko nkumva sinezerewe. Nkumva sinezerewe, nkaba nicaye nka gutya, nakumva abandi bantu bari nko gushima, bavuga nk'ibintu bisa nk'ibyanjye, nkarira. Nkarira, hari ukuntu noneho babaga bari nko kuramya, and then nkisanga na breaking down, ntazi ikintu cyambayeho. Ariko nanone bingendekera gutyo rimwe, bingendekera gutyo kabiri, ndavuga ati se kubera iki iyo nagiye gusenga aribwo numva mbabaye cyane, aribwo numva nshaka kurira? Kubera iki iyo ndi hanze ntajya ndira, ko iki ndira nageze mu rusengero? Ngeze aho ngaho nza kubisobanukirwa, ndavuga ni hari ukuntu uvuga neza kwerekana agahinda kanjye mu bantu banzi muri ino shusho, end up judging me. Navuga reka mbigumane, avuga ati kubera ko ninjya mu rusengero nta muntu n'umwe uri buze kuba waguhaye attention, araza kuba ari wowe n'Imana, kuko icyo uri buvugire imbere mu mutima kiramenywa n'Imana yonyine, kuko umuntu uri ku ruhande rwawe afite ibyo bimubabaje, nawe ufite ibyawe bikubabaje. Nkavuga ni reka ngende gusenga, kuko Imana iraza kwinyumvirayo, kuko nageze kuri point numva ahantu heza ho gusengera ariko ndi muri church, kandi nkumva ko nkamekinga ashobora ko nagezeyo umwanya wo kuramya utancitse. Natangiye gukunda kuramya, bajya baramya nkumva mfite amahoro, nkumva ndishimye, nkumva ndanezerewe, nkavuga wow, ko iki ibintu ntigeze mbimenya, ko iki ntigeze mbimenya ko iyo umuntu ari kuramya hari ukuntu umuntu aramya, sinzi namwe ibyo bibabaho, bakumva indirimbo ni yawe, ukumva ni yawe, uri kuyumva neza, kwa kuntu I don't know how I can say it, ariko nageze kuri point bajya baramya nkumva ningiye bari kubwira, and then nkumva ijwi rimbwira ati ukuntu ngukunda,
uzi ukuntu ngukunda ndende naba ndi nko gutaha najyaga mva gusenga nkavuga ati reka ngende n'amaguru ngende porosesinga ibintu byambaye ndi mu rusengero kuko ntabwo nabyumvaga naravuga ni se nari ndi gutekereza nibyo nimajinaga byambayeho nyine ngataha ndi kubiporosesinga nkagenda avuga ese ko icyo ndi mu rusengero numva ijwi rimbwiye tuzi ukuntu ngukunda tuzi ukuntu ngukunda kuko se iyo ndi kuryumva aribwo ndira baza ko numvaga iryo jwi nkarira kubera iki nyine ndi kumva iryo jwi nyine nisanga narize se nkamenye ko Imana iri kugira gute iri kumpamagara and then bibaho ngaho nkajya njya guterana ngera aho ngaho numva niba hari umunezero wa mbere ubaho nkumva ni uguterana nkumva ni ukujya mu rusengero mbere nari nzi ko iyo utangiye kujya ujya mu rusengero hari ukuntu uba mubi nari nzi ko iyo umuntu atangiye ibintu byo gusenga kwegerana n'Imana aracupira tubyita gucupira wanabivuze nicyo cyatumye uvayo aracupira nyine abantu baramubona akavuga ati uyu nguyu arasate none wabaye iki niki kitari kugenda and then bitekereza ndavuga ni se why ko icyo abantu batekereza ko iyo umuntu atangiye kwegerana n'Imana aribwo atangira kumera nk'umuntu udafite icyerekezo utangira kumera nk'umuntu ujabiriye w'umuturage like mu Mana niho hantu mbonera amahoro Imana niho hantu mbonera amahoro iyo ndi mu rusengero ukundi hari umunezero mba mfite uwo munsi nagiye gusenga pastor yaravuze ngo umunsi wo ku cyumweru avuze isabato ni umunsi tugomba gufata nk'umunsi ukomeye nkuko twitegura ngo umuvandimwe wawe afite ibirori kumva kuri bujyeyo kumureba ugategura umwenda uri bujyane ugategura urukweto uri bujyane ugatera ipasi no mu nzu y'Imana niko bigenda mu nzu y'Imana iyo ushaka gucya uracya ntabwo Imana yanga abantu bakeye mbitekerezaho ndavuga ni ko iki se ubundi najya njya gusenga nyine nambaye ibintu byitwa nyine ko atari byiza mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana kuko ntajya njyayo nkeye nsa neza wajyaga muri night club usa neza wubahishije night club kuki utakubahisha Imana bitekereza ndavuga ati niba naraguraga imyenda yo gusohokana avuga ati uyu mwenda nzawusohokana muri weekend kuki ntagura umwenda wo kugenda njyana gusenga se ku cyumweru nkabishyira muri gahunda zanjye naho ko nkunda gusa neza bigeraho ngaho ntangira kubikunda ntangira kujya njya gusenga nkumva sindi bubure n'ahandi urumva n'ahandi nageze aho ngaho numva ibintu byanjye kubera ukuntu ndi kugenda negerana n'Imana ibintu byanjye bitangira kugenda bijya ku murongo bitangira kujya bijya ku murongo Imana itangira kumpa inshuti zinyibutsa ko iz'umumaro zimbwira ati dushaka ko tuzajyana gusenga ku cyumweru urabyumva gute nzaguherekeze nkumva sinjye uzarota ku cyumweru bigeze nkumva biranshimishije no ku ishuri bitangira kugenda neza urumva naregisitara indi semesita yari ikurikiyeho bigenda neza ipafomu ndavuga Imana ntabwo ijya ikunda ko abantu biheba ni ukuri kuko nararebye nsanga iyo wihebye uba uri gusunika Imana kure yawe iyo wihebye ntabwo ubona ubwiza bw'Imana nta nubwo ugukora ikintu ngo umenye ko ariyo yagikoze ariko iyo Imana uyihaye umwanya ukavuga ati Mana ntabwo mbizi right now ariko icyo nzi cyo uri kumwe nanjye nubona ko kidakwiriye reka singira aho murira nacyo naho ko kitari cyo kukubahisha reba ukuntu bigenza sinkisangemo kuko njye ndabizi ndi umunyantege I'm not a perfect ariko ndavuga Mana reka nkwincludinge muri gahunda zanjye ntangira kwincludinga Imana muri gahunda zanjye nkajya rimwe na rimwe nkisanga ndi kwivugisha nkatekereza nk'ibintu Imana yankoreye ngaseka ngasanga ndi kwivugisha ngasanga ndi kuvuga nko mu ndirimbo indirimbo zirimo ubutumwa burebure hari indirimbo yakundaga kuza mu mutwe wanjye nkavuga ati ya Daniel ati ntabwo nshaka gukora umukoro utari uwanjye gukora umukoro nkoresha icyo wamamagariye
nkayikunda nkisanga ndi kuyiririmba najya njya kuryama nkumva indi yawe ati narakijijwe naramwizeye ngo naramwizeye Kristo n'uwanjye nkumva ari nk'aha ngaha nkumva turi kumwe nkumva ndishimye nkumva no gusinzira biri kwanga nkumva ndashaka gukomeza kuyiririmba nkumva ndishimye nkumva nta kibazo na kimwe gihari ari ukuntu iyo wishimye iyo unezerewe hari no kuntu ku isura biba bigaragara najyaga mbyuka mu rugo bambona se byakugendekeye bite ndetse cyakubayeho ko tubona wishimye cyane watubwiye natwe mva simfite ukuntu mbabwira ibintu biri kumbaho hamwe ati ariko nyine ndumva nishimye sinzi ukuntu byangendekeye byose numva nezerewe ibyo rero byansobanuriye yuko Imana ibihari ntaha niba yagiye ariko iyo utayihaye umwanya ngo uyigire inshuti uyinkurudinge muri gahunda zawe wibwire ati Mana yanjye ndabyutse uyu munsi mfite gahunda izi n'izi ngiye ahangaha ajyana nanjye ndi muri ibi ngibi uri kumwe nanjye nyobora mu byo mvuga mu byo ndi bukore reka singire umuntu utuma acumura kubera njyewe kandi nanjye undinde ntagire umuntu uncumuza mbibamo gutyo ntangira kwinkurudinga Imana mu buzima bwanjye ntangira kujya nyihamagara nkabyuka natangiye kujya nicura saa 9. That's the Holy Spirit. Ntabwo ndetse uko niciye saa 9 ariko avuga ati pastor yaravuze ngo hari abantu benshi babyuka bapfuye ugize amahirwe yo kwiciramo hagati mu ijoro kuki utazamura isengesho ubwa bitangira kumba nkajya mbyuka ngo ati reka ndeke gufata telefone yanjye reka mbanze nsenge ngasenga urumva hari ukuntu najyaga nsenga ariko sinsenga umwanya munini izo saa 9 natangiraga kubyuka ntangiye gusenga ntabwo namenyaga nanjye ukuntu runkereyeho naravuga ati reka mbanze indirimbo nk'indirimbo nk'imwe ebyiri and then nsenge indirimbo imwe se zabaga ari nyinshi cyane ukaririmba ugakomeza nkaririmba y'amasegonda amasaha nkaririmba umva ngasenga nkavuga se ubundi ndongera kuryama ubundi wabyuka nkakomerezaho gahunda zanjye bigenda gutyo bigendekera gutyo nkumva ndanezerewe nkumva mfite amahoro and uzi ikintu gitangaje Imana bura niyo iduhitiramo inshuti. That's true. Imana niyo iduhitiramo inshuti kuko nararebye nabyitegerejeho nyuma maze kumenya Imana. Mbere najyaga ngura nabaga meze nk'umuntu uri gushakisha inshuti rimwe na rimwe nkamera nk'umuntu uri kubinginga. Ariko iyo utangiye kumenya Imana hari ukuntu abantu bijyana from nowhere mutashwanye yubwayira abajyana ikazana ubukwiye no kuri mutashwanye nta kibazo mwagiranye ariko nyine you wake up and ugasanga ntabwo umuntu mukivugana bitavuze ko atagushuje utamusohuza cyangwa ushobora kumva umutima kukubwira ati mubaza amakuru yiwe ukaba wabikora ariko ugasanga bond yabaga hagati yawe nawe n'uwo muntu yaragiye nta ruhare wabigezemo. And then iyo bitekerejeho neza usanga aricyo cyari cyiza kuri wowe. Usanga aricyo cyiza cyari kuri wowe. So namenye Imana irankunda ndayikunda ubu ndi mu rukundo n'Imana nta soni binteye. Amen. Ni byiza cyane biraryoshye kuba kumenya Imana biraryoshye. That's all I can say. Wow. It's a very powerful testimony. Nibaza ko hari njye ubwanjye ndafashijwe and I'm glad ko ibintu uvuzeho twabiganiriyeho hano kuri no podcast ku ma episode yabanjije twaganiriye kuri sisterhood na brotherhood twaganiriye ku nshuti nzima umuntu akwiye kugira zaba iz'abahungu n'iz'abakobwa. Let me hope ko byaje baramaze gukizwa wakongera ukajya kukireba. Umuhungu umwe muri brotherhood niwe watubwiye ko
tutagukwiye kugura inshuti nawe urabyivugiye kandi ikindi nk'umukristo ntabwo ukwiye kubaho uberaho abantu nta mukristo uberaho abantu aberaho imana imana ikamugenera uko abaho niba ubuze akazi zisunga imana rega imana niyo nshuti ya mbere dukwiye kugira idashobora kugutererana idashobora kugukunda kuko unezerewe idashobora kugukunda kuko ubabaye iguhora ihari ku bwawe wishimye unababaye nshimye imana ko wagarutse nshimye imana ko byibuze wabonye ubuntu bw'imana n'ineza yayo nibaza ko buri muntu n'abandi benshi bakiri muri dayinema bibaza ibintu byinshi bazagaruka ku bwawe yego reka dusoza dusome icyanditswe mu Bakorino 5:15 baravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo ababaye icyarimwe gishya ibya kera biba byashize dore ko byose biba byashize winjiye mu wagarutse imbere y'Imana ufite ubwoba ariko ndagira ngo uhumurize ko ntabwo ugomba kugira Yesu yaratubambiye kandi yaratubabariye and nizera neza ko niba Israel mbonye navuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza nibaza ko ubuzima bwawe bwa mbere n'ubwa nyuma wasogongeye ndagusaba rero gukomeza kunywa ntugakomeze gusogongera isogongeye uri kugenda ariko iyo uri kunywa uranabika ushobora nko kurya ibya mu gitondo ukarya heavy breakfast kugira ngo na saa sita niziza kugera uze kuza kuba udashonje mu gihe uraba uri mu bindi saa sita zacu rero nk'abakristo ni cya gihe uba wacitse intege ni cya gihe nk'icyo gihe wabuze akazi iyo wariye kare icyo gihe wabuze akazi ntabwo ugira wori uravuga amana ejo uzakazana ya nuko Gisele merci beaucoup kuduha ubuzima bwawe kugira ngo benshi bagire ubuzima pretty sure ko benshi bazabyumva kandi bazumva Imana depression hano hanze imeze nabi kwigira ubutari we nk'ibyo byose wavuze guprezinga abantu kubaha ibyo ufite kugira ngo bagukunde cyangwa bagendane nawe kandi n'ubundi still baragusiga kuko iyo bishize baragenda so ibyo byose birahari nibaza ko na mugenzi wacu wumva ari muri uwo mwijima ashobora kubona urumuri rw'Imana through all the testimonies zose zicanga nizizahaca ni iki cyakugoye kuza ahangaha twinjiye mu kandi kanya we call it vibe for Christ in Christ we vibe waje ukonje and nzi neza ko wa munezero waburiye muri night club wa wundi wabonaga muri night club uri kujyayo wagaruka ugahita wicuza ntabwo uzigera wicuza we vibe so here we vibe niki cyakugoye kuzanga se barari ikintu cyangoye se barari ikintu cyangoye ndumva nta kintu kigeze kingoye nta na make up isize abenshi batunzwe na make up urumva ukuntu umeze biratangaje ndi umuntu ukunda kugira gahunda ndakugira gahunda niba umuntu yambwiye tudufitanye gahunda icyo gihe ndameka ngashaka ko niba ari cyo kwambara ndakiraza aho ngaho niba ari ikintu ndi bukenere ndagishyira hafi aho ngaho ndi burebe ku buryo ndi bute ngera gutya ku isaha mpita nongera ngenda ni ukuvuga ngo ibintu byanjye ndarambitunganyije nzi ko biri ku munsi ukurikiyeho ntabwo bikiza ko byambaye wanyweye ku mazi nayanyweye ariko nakongera agasoma nakongera nukuri banza nk'amazi ibintu tugiye gukora bisaba imbaraga warongera nawe tugiye kwiruka iruhande rwawe hari akantu nategereje ko urira ngo ufate tishu biranga byibuze tunakarebaho aranoso ako ni agasekere tugira mwaho harimo ubutumwa bwawe ako it's not only for you uraza ugasoma tubwire ikibazo kirimo hama ko ari byinshi se urahitamo kamwe si ngombwa ngo akambere bahitamo n'akandi ako nshaka wafata kano it's a choice okay baza bikomeye nta kibazo ntugira ikibazo karebe nagasoma tubwire
ikibazo cyanditse hano kiravuga ngo ni iki wigeze kumva ari icy'Imana ariko nyuma ukaza gusanga atari cyo? Iki? Iki kibazo kiri seriye. Kampanza ngitekerezaho. Iki nigeze gusanga ari icy'Imana ariko nkaza gusanga atari cyo. Urashakirindiriye? Ndi kugitekerezaho kuko ibintu byinshi byagiye bimbaho. I was pretty sure ko byari icyaha. Nari mbizi neza ko ari icyaha ariko nkavuga ati nta mahirwe nzagira yo kwexploringa kino kintu. We only live once. We only live once. I was like that. And then ikintu naje gusanga atari icy'Imana buriya ni ikihe? Kareka nyibaze. Uzakimenya. Uracyari mu rugendo rw'agakiza uzakimenya. You can choose the other one, nta kibazo. Kagumane. Ndura nzakimenya. Umunsi nakimenya nzakikwandikira. Uzagaruka tubwire. Uzagaruka tubwire. Okay. Ntabwo wananirwa ibibazo bibiri hano. Ibibazo bibiri byananira. Iyo utekereje neza ku myaka yawe 16, ni iki wavuga kuri wowe w'icyo gihe? Ku myaka yanjye 16. Subirayo gato. Ku myaka yanjye 16 buriya nariyumvaga. Nari na Joa. Ku myaka yanjye 16 nari na Joa, nariyumvaga cyane. Numvaga ikintu ushaka ari cyo kintu nyine kigomba kubaho. Icyo nashaka nkumva nta n'umuntu uri bukimbwire. Narategekaga cyane kandi nariteteshaga. Ndumva icyo navuga kuri njyewe w'icyo gihe. Urakoze cyane, turagushimiye kubwo umwanya waduhaye, turagushimiye kubw'ubuzima bwawe, turagushimiye ko wemeye guhamya Kristo. N'ijambo ry'Imana hari abantu Yesu yakijije, sinibuka ahantu byanditse gusa hari abo yakijije, umwe wenyine niwe wagarutse gushima. Hari akantu nabonye kavuga ngo abaje gusenga Imana basaba barashubijwe baragenda, ariko abarenze gusaba bagasabana nabo, abo babanye nayo. Iryo jambo nkirisoma bwa mbere ntabwo nabashije gusobanukirwa icyo bivuze, ati nabanje gusoma muri Bible. Byanyigishije iki? Iyo turi gusenga Imana twese tuba turi gusaba. Rimwe na rimwe hari igihe iyo turi gusaba uzamura icyifuzo uyu munsi, mu gihe kitaranasubizwa ugahita uzamura ikindi. Ariko iyo cya kindi wabanje gusaba gisubijwe ntabwo ugiha agaciro, kubera ko hari ikindi wazamuye, hari n'igihe utanakinjoyenga nk'uko wagombaga kuba wakishimira, kubera ko uzi ko hari ikindi wazamuye kandi kitarasubizwa. Byanyigishije iki rero? Byanyigishije ko icyifuzo ko cyaba ari gitoya, wagitanze nk'icyifuzo, igihe kibayeho shima. Niba wahize umuhigo uwuhigure. Hari ukuntu kera najyaga nishuka, iyo nabaga ndi gusaba Imana, hari ukuntu najyaga nsaba Imana ngashyiramo imitwe myinshi, Imana imbabarire. Ndavuga ati Mana nunkorera kino kintu nzapfukama imbere y'abantu, nzagushimira, nzavuga izina ryawe. Suko ntari mfite ahantu wenda nari kujya guterana ngashimira nk'uko nayo nabisezanye Imana icyo gihe. Ariko icyo gihe iyo cyamaraga kubaho nageraga ubwoba bwo kugenda guhagarara imbere y'abantu ngo nshime. Ndavuga ni akugira ngo nsezeranye Imana
ko nzahagarara imbere y'abantu nkayishima, reka nyisezeranye umuhigo nzabasha guhigura. Ndavuga ni ntimpiga ko nkavuga ati Mana ninzamura iki cyifuzo ukakinkorera, reka mpige umuhigo nzabasha gukora. Nshaka kuvuga ati nzakuririmbira indirimbo iyi n'iyi ngiyi kuko nyikunda kandi yakunezeza kuko uri inshuti yanjye. Like sinzamure iki, simvuge simpigiye Imana umuhigo urenze ubushobozi bwanjye kandi mbizi neza ko nazabasha kubikora. Ubwo rero buriya mbonera no kwigisha abantu n'ujya tujya dusaba igira ikintu gito ubwira urubyiruko turi gusoza cyangwa bagenzi bacu. Akenshi iyo turi gushaka Imana tuyishaka cyane turi gusaba, ni gake cyane ushaka Imana uri kuyishima. Ariko uburyo bwiza bwo kwegerana n'Imana si uko Imana idatanga. Imana iratanga kandi Imana igira timing, buri wese agira igihe cye. Iyo ikintu kitarakubaho icyo gihe ntabwo bivuze ko Imana yakwibagiwe cyangwa se kitazaba. Wizere timing y'Imana, nujya no guhiga umuhigo uvuga ko uzashima, uvuge umuhigo utazaguteranya n'Imana. Uhiga umuhigo uzakorohera kandi uzatuma urushaho gusabana n'Imana. Ikindi kintu nabwira abantu bazareba kino kiganiro bari no kukireba n'abari kukireba, ni uko umunezero aya ngaya twita amahoro yuzuye aboneka mu Mana, muri Kristo. Igihe cyose uzafata Imana ukayifata njyewe Imana ngifata nk'umukunzi wanjye. Nkuko nshobora kubyuka mbere najyaga mbyuka nkahita mbanza ngafata telefone, ariko ubu ngubu ndabanza nkabyuka nkavuga ati umukunzi wanjye nzi kunyumva, waramutse neza, waramutse neza, uyu munsi ubanemo nanjye. Nubwo wenda ntahita nsenga, ariko mbere ko mfata telefone njya kuvuga iryo jambo. Kubera iki? Bimereza imbaraga. Bimereza imbaraga, bituma numva ko hari umuntu uri uruhande rwanjye kandi ankunda. Muri uko kuntu Imana idukunda cyane cyane. Imana iradukunda mu buryo bwose. Ntabwo turi perfect, ntabwo ndi perfect, ariko Imana irankunda kandi mbibona buri munsi buri munsi. So abantu bashaka amahoro, abantu bashaka umudendezo, abantu bashaka kwishimira muri buno buzima tubayemo, like ubuzima bwacu ntabwo Imana idusezeranya ko izaduhereza ubuzima bworoshye, ariko yadusezeranya ko izaduha amahoro tukabikomera. Ibyo byose tuzacamo. Rero uyu umenye Imana iguhema amahoro mu bibazo, iguhamo umunezero. Mushake Imana. Wakoze cyane Giselle, Imana iguha umugisha, wakoze kubana natwe. Twizere kuzagaruka. Tuzajya nakuvuga ubutumwa bwiza hanze cyane. Ni ukuri. Mwakoze, Imana iguha umugisha, mwakoze kubana natwe.